ubutumire bwari bugamije kugira ngo tubagezeho ubutumwa mushyira abaturage muri bwa bufatanye n'ubundi dusanganywe mu rwego rwo gukumira ibyaha, kubirwanya ndetse no muri rwa rwego rwo kugira ngo abaturage bacu tubarinde kuba bagwa mu mitego y'ibyaha runaka. Nk'uko mubibona hano twicaye turi inzego eshatu: urwego rwa RIB, urwego rwa polisi na RURA. Turi hano rero mu rwego rw'ubufatanye bwo kurwanya ibi byaha mumaze iminsi mwumva bikorwa n'abantu n'agatsiko. Ibyaha mvuga ni ibyaha by'ubwambuzi bushukana. Ni ubwambuzi bushukana bukorwa n'abari abasore mumaze kubona, mumaze kugaragarizwa. Harimo, mwabonye ko harimo abakuze, ni icyiciro cy'abantu bari hagati y'imyaka 20 na 35. Mwabonyemo abagore n'abagabo. Ku bufatanye rero bwa RIB na polisi hakozwe operation, hafatwa agatsiko k'abajura cyangwa aba bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Agatsiko kagizwe n'abantu 45 biyise izina tudakunze no gukoresha cyane kuko ni izina biyise abameni. Bibaga abantu bakoreshe amayeri atandukanye, bakabiba amafaranga, bagize ibyo batereka, bakagira ibyo bakora kuri telefone, ugasanga batwaye amafaranga yabo. Aka gatsiko rero kagizwe n'abasore n'inkumi ndetse n'abandi bafite karakterisitike cyangwa se umwihariko wo kuba ari aba agent. Aba agent bakorana n'izi kampani z'itumanaho. Bari mu cyiciro cy'imyaka hagati ya 20 na 35. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo za RIB zitandukanye. Bakurikiranwaho rero ibyaha 5. Icyaha cya mbere, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiyitirira umwirondoro w'undi, kudasobanura inkomoko y'umutungo, harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Ibi byaha rero bihanishwa ibihano bitandukanye. Ibihano birimo biratandukanye, aho igihano gitoya gihanishwa igifungo cy'imyaka 2, naho igihano kinini imyaka 10. Ubwo rero urukiko nirwo ruzagena ibihano bazabaha bishingiye ku byaha bazaba babahamije. Murakoze cyane. Kugira ngo uko yabikomojeho, hashize iminsi itari mike ku mbuga nkoranyambaga, ku rubuga rwa X, ku maradiyo atandukanye, abaturage batabaza polisi, batabaza RIB na bagenzi bacu muri RURA ku kibazo cyari kimaze iminsi ko bibwa amafaranga bashutswe binyuze mu miyoboro ya telefone mu buryo butandukanye. Nk'uko Dr. Thierry yabivuze, nta utaragizweho, abenshi bagizweho ingaruka. Ingeri zitandukanye, aboroheje, abize, abayobozi, nubwo wenda benshi badashaka kuza kugira ngo bivuge kuko hari uburyo bumva umuntu yabafata, ariko database zacu, ubushakashatsi tumaze mu minsi bugaragaza ko harimo n'abantu benshi mu by'ukuri batakaye baraguye muri uyu mutego. Ariko nanone hitiriwe ibigo bitandukanye. Polisi yariyitiriwe, RURA yariyitiriwe, Irembo ryariyitiriwe, inzego zitandukanye, WASAC, REG, ahantu hose, ndetse n'ibigo by'iyobokamana nk'uko mugenzi wanjye bisobanuye. Ariko reka mbaho urugero rumwe wenda rwo muri polisi. Muri polisi baragendaga bakajya aho bakorera ibizamini bya perimi, akareba umuntu umaze gutsindwa utabaje gukomeza mu bizamini bya perimi, akamubwira ati rero buriya nubwo utsinzwe je nagufasha, turabona uriya mu polisi jewe nshobora kugufasha kandi yazagufasha, ukabona perimi yawe bitakugoye, akamuha nomero ye, bagatandukana. Urumva icyo gihe uwo wa wundi wamuteka mutwe cyangwa ushaka kwiba atwara nomero y'umuntu utsinzwe ikizamini, ariko
wa wundi utanze nomero, wa wundi watsinzwe ntabwo abasigarana nomero ya wa wundi witwa ko ashaka kumufasha. Noneho akagenda hashira iminsi, kuko bano ba agent hari uburyo babikoraga, akaba yakwandika nomero akandikaho traffic police, ejo akamwohereza ubutumwa nk'ubutumwa buvuye kuri traffic police amubwira ko nyuma yo gutsindwa yemerewe kuba yakora ikizamini mu buryo buri special, mu buryo budasanzwe butanakibaho butanahari. Hanyuma akahita amuhamagara ati ubutumwa urabubonye, ati ni jyewe mwavuganye uyu munsi uyu n'uyu kuri site niyi. Urumva ko bitabyubaka icyizere ku muntu ugiye gukorerwa serivisi. Noneho akamubwira ati ariko gahunda yo gukora rero uzakorera n'urugero, uzakorera kuri site ya Karongi niho uzakorera. Atariko mbere yuko tugera kuri urwo rwego rwo gukora, nkuko twumve hari amafaranga ugomba kumpaye kuri serivisi nkukoreye. Ku muntu ukere perimi akamuha nk'amafaranga nk'ibihumbi 200 n'urugero. Noneho igihe cyajya kugera akamubwira ati wibuka itariki, ati ndayibuka, ngaho unyishyura ya nyuma yarasigaye, akayamuha. Urabyumva mu by'ukuri aho ngaho wa muntu utwawe amafaranga nawe ari mu mutego kuba yatanze ruswa. Uwo muntu ntugire ngo azaza kureka, ntashobora, kuko nawe azabazwa ni gute yemeye gutanga ruswa. Rero nk'abantu dushinzwe kurinda imitungo y'abantu n'ibintu, dushinzwe kurinda business z'abantu kugira ngo zidahomba zunguke, dushinzwe kubakira icyizere abanyarwanda n'abandi bashoramari bari mu Rwanda, dushinzwe mu by'ukuri no kurinda abantu ntibagwe mu gihombo. Turagira ngo dutange ubutumwa. Inzego zirazwi, hari nomero dutanga igihe cyose iyo umuntu ashaka gusobanuza. Uburyo bwaranoroshye, hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye, binyuze ku rubuga rwa X, binyuze ku matelefone atishyurwa, binyuze ku matelefone yacu y'inzego zitandukanye. Abantu bazajye babanza babaze igihe basabwe serivisi batazi uyibasabye uwo ari we. Ntabwo ndi busubire mu byo bagenzi banjye bavuze, mwabyumvise. Icyo nagira ngo nunganireho, bari abantu benshi mubona cyangwa se mwabonye mu kanya bafashwe, ahanini twasanze bakoreshaga simukadi zitabanditseho, kubera yuko babaga bazi ko nibakoresha simukadi zibanditseho cyangwa se zibabaruyeho biroroshe kugira ngo bahite bavumburwa. Ariko nubwo bimeze gutyo, kubera bwa bufatanye bw'inzego zitandukanye, twese n'abakoresheje izo simukadi zitababaruyeho mwababonye barafashwe. Bivuze yuko kuko abagenzi banjye babivuze, inzego mu bufatanye ntaho bazaducikira, tuzabikurikirana tubafate. Icyo nshaka kubwira abaturage rero ni iki: ni icyuho cyagaragaye mu kwandikisha cyangwa se kwibaruzaho simukadi. Niyo mpamvu ubona bariya abantu agafatwa, mwaza kureba ku ndangamuntu ye mugasanga yitwa izina runaka, ariko mwareba mu by'ukuri ya simukadi yakoresheje akora icyaha ugasanga ibaruye ku wundi muntu. Byatumye rero natwe twicara turareba ni ikihe cyuho gihari mu bijyanye no kubaruza no kwandikisha amasimukadi, hanyuma kugira ngo icyo cyuho nacyo kivanwe. Abansoza rero nongera kubashimira nk'abafatanyabikorwa dusanzwe dukorana, abanyamakuru, mugende dufatanye kwigisha, kuko byagaragaye ko hari bagirwaho ingaruka rimwe na rimwe kubera kutabimenya n'uburangare.